Ya reka nongere ngusuze rero shuti mukunzi udukurikira 5/5 hano kuri Mura TV. Reka nongere ngusuze mwifuriza kugubwa neza, amahoro n'imigisha bituruka ku Mana bikomeze kubana nawe. Uyamaze ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, kamubwire ngo uri ingenzi cyane uragaciro. Naho tarayikora rero reka nkurarikire ko wayikora kugira ngo tubane mu biganiro byacu by'ubutaha. Amakuru yacu rero nkuko musanzwe mubimenyereye, uko mumaze kubimenyera, turagezaho amakuru atandukanye avugwa hirya no hino, haba mu mikino, imyidagaduro ndetse n'amakuru avugwa hirya no hino, haba hano mu Rwanda ndetse no mu karere no hirya no hino ku isi yose. Turaduhari ngo tuyabagezeho 5/5 kuko ni mwebwe mukwiye ibyiza byose. Uyu mugoroba rero tuzanye inkuru nyinshi cyane, inkuru zitandukanye zivuga ku muhanzi witwa Kirisizi. Ni umuhanzi rero mukunda muri benshi cyane, haba hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, ndetse n'ibindi bihugu agenda ataramiramo nka za Canada, bagaragaza ko bamukunda cyane. Umuhanzi rero Kirisizi ukomeje kunengwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga, avugwaho rero kuba yarashishuye indirimbo yitwa Samborera. Rero byatumye Minisitiri utuma twishima Abdullah abikomozaho rero ubwo yerekanaga ko nta kibazo kirimo kuba rero umuhanzi yakwigira ku bandi. Rero turagira ati tubagezeho rero bumwe mu butumwa bw'uyu mu Minisitiri yatambukije kuri ino ndirimbo. Rero yongeyeho ati bakoresheje ihame bise copy plus modify plus paste, cyangwa se igana hinduramo akantu hanyuma ubishyire mu bikorwa. Rero ibyo abahanzi n'abandi bahanga bakora byo guhera ku byahimbwe n'abandi ni ihame rero ryemewe, gusa bajye bibuka kubahiriza amahame ajyanye no kurinda umutungo mu by'ubwenge intellectual property. Ibindi mureke rero twibyinire Samborera, best friend n'izindi, kandi tuzahurire mu gitaramo cya Shanboy cya se Davis D. Rero n'amagambo Minisitiri yivugiraga, Minisitiri Dr utuma twishima Abdullah abivuze rero nyuma yaho hari abagaragaje ko mu mashusho y'indirimbo nshya Samborera ya Kirisizi harimo ahagaragara ko yakoreshejwe mu bihangano by'abandi bahanzi. Rero indirimbo bivugwa ko Kirisizi yashishuye ni zande, nibyo tugiye kureba. Rero iyo ugerageje kumva neza uburyo iyi ndirimbo igendamo, wumva rero hari ukuntu bijya guhura n'indirimbo yitwa Mario y'umuhanzi Flaco yafatanyijemo na Tupac Jay-Z. Iyi ndirimbo rero Mario yagiye hanze mu mwaka w'1989, isohoka rero kuri alubumu ya Flaco yitwa Flaco Top Soir. Hanyuma rero Flaco Loumba Luanzo Makiadi Flaco ni umuhanzi rero wavukiye muri Congo tariki 6 Nyakanga 1938, aza kwitaba Imana tariki 12 Ukwakira 1989 ari mu gihugu cy'Ububiligi. Ni mu gihe rero iyo urebye amashusho yayo mbese y'iyo ndirimbo Samborera, usanga rero hari uduce tumwe na tumwe tugaragara mu ndirimbo ebyiri z'itsinda ryitwa Ateze. Urugero rero rw'agace kakunze kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga, naho bigaragara Kirisizi naho bigaragara rwose Kirisizi bamutabitse umutwe, ari wo rero ugaragara hejuru ari kuririmba azengurutswe n'abantu. Ibi rero bisa neza n'agace ko mu ndirimbo y'iri tsinda yitwa Work
rero yagiye hanze mu mwaka w'ibihumbi 2024. rero iyo witegereje neza kandi usanga hari aho ubona abantu baba bambaye imyenda y'imyeru ndetse naho bambaye imyenda y'umutuku, wareba ugasanga bisa n'ibigaragara mu ndirimbo yagiye hanze mu mwaka w'ibihumbi 2023 yitwa Crazy Form, y'iri tsinda n'ubundi yitwa Ateze. rero ni itsinda ry'abasore 8 bo muri Korea y'Epfo. Iri tsinda ryatangiye gukora mu mwaka w'ibihumbi 2018, rishinzwe rero na sosiyete yitwa KQ Entertainment. Nubwo iri tsinda rero ryaje kuba ritangira ngayo nguko uyu muhanzi Kirisizi, imbuga nkoranyambaga zose abantu bamwatatse, ariko rero Minisitiri we akaba avuga ati nta kibazo kirimo rwose kuba yakoresheje iyo ndirimbo, ati kwigira ku bandi ntacyo biba bitwaye, ati ikibi nuko wabikoresha nabi, ukaba wakoresha igihangano cy'undi muntu nabi, ariko kugendera ku kintu kugira ngo ubashe gukerera ibindi, ati rwose ni byiza cyane ngo kuba ari ukugaragaza ko wize, kuba ari ukugaragaza ko ushaka kwigira ku bandi bantu, bityo bigatuma ubakuraho indi ntambwe ituma ukomeza kujya mbere. Ngaho nguko rero Minisitiri utuma twishima Abdullah, uyu umugabo rwose, uyu mugabo Minisitiri w'urubyiruko, reka tumushimire cyane ku ruhare agaragara ko ashyigikira urubyiruko muri rusange, abahanzi, haba muri siporo, mu myidagaduro muri rusange. Mwumvishe ko yanatumiraga abantu mu gitaramo cya Shani Davis D kugira ngo abantu bazabe bakitabira. Reka rero nanjye nkurekere kuzitabira ibi bitaramo. Ni igitaramo kiba kiryoshye, igitaramo cya Davis D kiba kimeze neza rwose. Reka nkurarikire rero kuzakitabira, wirebere byinshi cyane bizabikubiyemo, ndakeka ndahamye nashidikanya ko uzanezerwa. Rero mwumvaga nk'ibisanzwe ni wa muntu wanyu Nigifite Imura, ndabakunda cyane. Reka mu kugenda mbasigire aka karirimbo namwe mukumva. Rero ngenda ndabakunda, nimumva nakivuga bamenye ko nagiye. Ciao. Aho wakura amakuru agezeho mu mikino, imyidagaduro mu Rwanda no hanze yaho, igisubizo cy'ibibazo wibaza ni Minisitiri. Minisitiri ni igisubizo cy'ibibazo wibaza, kwamamaza no kumenyesha ibikorwa byawe ni hano n'ahandi. Aho dukorera ni kuri YouTube cyitwa Minisitiri, amakuru yuzuye umwimerere n'ibiganiro by'ubwenge ni hano kuri Minisitiri. Kwamamaza no kumenyesha ibikorwa byawe ni hano n'ahandi. Aho dukorera ni kuri YouTube cyitwa Minisitiri, amakuru yuzuye umwimerere n'ibiganiro by'ubwenge ni hano kuri Minisitiri. No kumenyesha ibikorwa byawe ni hano n'ahandi. Aho dukorera ni kuri YouTube cyitwa Minisitiri, amakuru yuzuye umwimerere n'ibiganiro by'ubwenge ni hano kuri Minisitiri.
y'umwimerere n'ibiganiro by'ubwenge ni hano kuri Mura TV.